Oya arabasani benshi ba generation yanjye batarashaka. Abo ni bande rero? Ba King James, ba Ben, ba Shani benshi ba narabikoze abantu barabyemera. Ubu ndashaka gufatanya mu rugamba n'abandi ba artist tugasunika hejuru. Ubu ngubu mugenzi wawe ari muri Amerika nawe yagize gutya abaratangiye gukora ku giti cye. Wabonye gute uhereye kuri single ye ya mbere by'umwihariko ese mwaraganiriye? Turavugana ariko iby'imuziki ntabwo turabivugana, gusa nabonye yarakoze indirimbo nziza. Ayopi Baba mu papa. Yeah man. Mize bite? Ni sawa cyane. Long time bro? Yeah, sure. Yeah. Man, it's been COVID time niko sikavuye. COVID time ho. Yeah. Bigenda bite kugira ngo umuntu tubone impinduka nyuma yuko yahinduye status? Wowe niki cyahindutse? Byose no kubera Nyagasani. No kubera Imana. Man urasa neza. Asante sana. Ana byibushe. Merci cyane. Within 1 week man ukwezi nako. Ukwezi kurashize ya. Mbere ko tujya mu bindi niye difference y'ubuzima rubayemo ukiri umusore n'ubu ngubu noneho ubayemo uri umugabo. Nta big change. Ubu ngubu nuko gusa mfite umuntu dufatanya project zose ariko nta change hatari, ni ibintu bisanzwe. Ariko aratahaga mu rugo rimwe na mugasanga yo kadogo cyangwa se ugasanga nta nuhari. Nicyo ndi kubwira nuko ari umuntu dufatanyije no project. Aha tubwire rero teramatsiko abandi basore benshi babahanzi harimo n'abandi baba celebrities harimo n'abanyamakuru batari bateye namwe nk'iyo bateye. Nta matsiko menshi nabatera, buri wese azamenye ibye. Buri wese azamenye ibye. Ibyo umaze kumenya ni ibihe rero? Ibanga ryo mu rugo pe. Ni ibanga nyine nawe ugize neza kubivuga, ni ibanga. Ngadutera amatsiko yo mu rugo basi. Ndaryoshye meze neza, turanezerewe, gusa nsko tumeze neza, dufite umunezero biraduhagije. Hanyuma rero reka dusubire inyuma turebe kuri Neme Platini. Igihe mwari muri Dream Boys igihe kiragera utangira gukora career solo. Uhagaze gute kugeza ubu yumva gute? Bro, meze neza, ni ibintu byigaragariza abantu yuko ari ibintu bitigeze bimungabanyaho. Nakoze neza, abantu barabyishimira, nivo birimo biragenda byerekezaho ni nziza tu. Numva ndi umunyamuziki ukomeye mu Rwanda. Ujyo kwitangira icyo gihe umvaga bimeze bite? Impungenge ntizabura kuko ubaye mu itsinda utazi niba hari n'umuntu ugukunda agukundira mugenzi wawe muri kumwe n'iki, ariko byanyeretse ko nanjye mfite abantu banyumva ku giti cyanjye. Reka turebe noneho muri kano kanya ubu ngubu wowe ubwawe uhagaze gute mu rwego rwa muzika? Intumbero iracyari yihe? Intumbero ni yayindi sekarwa ni yayindi intumbero yagiye hindukamo gatoya. Ubu ndimo ndareba umuziki ku rwego mpuzamahanga kuko deja mu Rwanda n'ubundi itsinda ryarahageze cyane. Nari nsigaje kuba confirma ko nabishobora njyenyine, narabikoze abantu barabyemera. Ubu ndashaka gufatanya mu rugamba n'abandi ba artist tugasunika hejuru. Sofani zimbogamizi kibona muri rusange? Imbogamizi zikomeye muri uyu mwaka, imyaka 2 tubayemo ni COVID. Ku buryo plan yose ntuba wizeye ngo ni nayipanga gutya ejo bizagenda bite, ni COVID. Ariko nyeka ko izindi challenges zose ziyishamikiyeho ubu ngubu. Reka turebe kuri Platini. Warabitangiye, hari ibyo umaze gushobora, ni ibiki ubona bigisabwa gushyiramo imbaraga muri muzika nyarwanda? Icyo mbona ni ukuviza isoko rigari, nicyo kintu tugomba gushyiramo ingufu, kubera ko iryacu ntago ryaduhaza kuri nivo twifuza kugeraho, ni ukuviza n'ahandi hashoboka. Amagrupe ntamara kabiri, yewe usibye mwebwe na generation yawe ikitwaga groupe icyo gihe isa nkaho cyarangiye pe. Kubera iki? Kwa ko nta gahora gahanze, maze n'abanzi ku giti cyabo umuziki bawuvamo. Amagrupe nawe rero n'abantu birahina, ntago ari imisozi,
ntabwo ari abantu bazatura nk'imisozi, birahinduka rero ubuzima burahinduka bukatwerekeza mu bindi, ibyo bigatuma rero ntagahora nyine ntagahoraho usibye imisozi. ariko nisitamara kabiri kubera iki none ubona amagurupe ariyo asenyuka? nuko nyine ari gurupe nese wasenyuka uri umwe, icyo kibazo ntibishoboka. kubera iki gurupe asenyuka? kubera ko nyine muba muri babiri cyangwa batatu, buri wese aba agiye afite ibye ku giti cye bimuraje inshinga bindi. niba ndi kumva neza bisa nkaho karagiteri cyangwa se comportement, imiterere y'umuntu ku giti cye ishobora kuba yatuma icyitwa gurupe kitarambana. ibyifuzo ushaka kugeraho, inzozi, imiterere y'ibihe n'ibihe ni nyinshi, ngero nawe uzishatse niyo utazimbaza wazibona impamvu zatuma gurupe itabaho burundu. uramutse ugiye kujya inama rero wahitamo ko umuntu ahera muri gurupe cyangwa yatangira ahasoringa nkayo ku giti cye? shangiye buriya ibintu by'inama nahitamo umuntu yuko yatekereza kuri ejo hazaza, agatekereza icyo ashaka gukora, nibwo byamuhereza umurongo muzima. gurupe ubona wapi? ndakubwiye byaterwa nawe uko byiyumvamo, wabanza kureba aho werekeza kariyeri yawe, ukabona gutekereza. hari ubwo ushobora gusanga gurupe yagufasha, hari n'ubwo ushobora gusanga atariyo y'ingenzi. ubu ngubu mugenzi wawe ari muri Amerika, nawe yagize gutya aba aratangiye gukora ku giti cye. wabibonye gute uhereye kuri single ye ya mbere by'umwihariko? ese mwaraganiriye? turavugana ariko iby'imiziki ntabwo turabivugana, gusa nabonye yarakoze indirimbo nziza. ntabwo mujya muganira kuri kariyeri? ntabwo ari kenshi ko tugana ku bindi by'ubuzima busanzwe. hanyuma yakubwiye ko intego yari iyihe rero? ahanini ngira ngo kubera ko hari ajya abona ibitaramo, ntabwo twabiganira, ariko nkeka yuko yasohoye indirimbo mu rwego rwo kugira ngo ajye akomeza abone ibyo bitaramo. ariko nanone ni umuhanzi inganzo ushobora gusaza ariko inganzo yo ntisaza. muri Kina Music urimo nka P ku giti cye, urimo nk'inshuti, urimo nk'umukozi, uri muri Kina Music nkande Platini nk'abandi bahanzi bose barimo, ariko kandi imbere harimo Dream Boys. ubu nyine igisubizo kiri short, uko undi muhanzi wese ari muri Kina Music niko nanjye Platini mpagazemo. mwajyanye amasezerano mashya se cyangwa cyagenewe ko yandi ya Dream Boys? Dream Boys ifite ibyabo, mfite ibyanjye. ukuri kwa kontu kwe rero ndimo nkanjye, bivuze ngo amasezerano Dream Boys yararangiye. Dream Boys urashaka ko ikomeza amasezerano itariho? ntabwo iriho. ubu ngubu ni P ku giti cye. njyewe hari inzozi P yarotaga mbere yuko yinjira muri kino kibuga, zari zihe? umaze kukabya izingana gute noneho? ni nyinshi, ariko njye mba mbona ntarakabya na 20%. ambo bivuze ngo uracyahatana rero? ndatangiye ubu ni gutangiye. ndabigusezeranya rwose. turimo turagana ku musozo, ariko kandi uri no mu kazi wa mugani nka Platini. hari abandi bajene cyangwa se urungano generasiyo yawe watanze intambwe, ateye intambwe iruta iyabo, ushinga urugo. nk'abandi ushobora gukomanda ukavuga uti mwabavandimwe mwe mwagize icyo mwibwira namwe? hari abasani benshi ba generasiyo yanjye batarashaka. abo ni bande rero? ba King James, ba Ben, ni benshi. ariko hari navuga Jay Polly, kandi Jay Polly yigeze kubisoza. ni benshi, hari abo twatangira mu muziki muri kiriya gihe za 2008 2009. sindi kwibuka neza. basore cumi zanjye ni mubishaka mubishake, kandi niba ntabyo murimo mubireke, ntaribe. asante sana. ikibwira abafana by'umwihariko ba P? Ni Musanze, nari naje kubasura inshuti zanjye, fitibo zanjye mwarazibonye, Veronica, Tansiyo, Fatamano, Ntabirenze, Helena. ndaje bushyashya nanone, nzabashimisha nk'uko bisanzwe. Peace out. Ayo P baba. That's good.